Umuhinzi w'umukungu agiye gupfa yahamagaye abana be abashyira hiherereye kuko yari afite ibanga rikomeye yashaka kubabwira ati bana banjye baraza imirima yanjye ariko muramenye ntimuzayigurishe kuko yihishemo ubukungu bwinshi. Cyokora sinzi uruhande buherereyemo, muyirime muyitabire muyiteremo imyaka yose muzagera kuri ubwo bukungu. Umubyeyi amaze gusaza abahungu be bafata amasuka maze si uguhinga koko. Isambu yose barayirimagura bibwira ko bazasangamo izahabu cyangwa amafaranga menshi. Aho babuze bwa bukungu bakatera imyaka cyangwa ibiti birimo ibyera imbuto ziribwa. Iyo mirima bayihinze neza, bayihingana umwete maze si ukwera. Basarura imyaka bahunika ibigega birasaguka bubaka ibindi. Barakira karahava. Nibwo bwa bukungu se yababwiraga. Abana bo bahingaga bazi ko bazakuramo izahabu, ariko bwa bukungu bwari muri kwa gukora ndetse no kutiganda ku byo yari amaze kubabwira. Ku bukungu bwari muri wa murima. Natwe duharanire gukora, dukoresha amaboko yacu, kandi iyo ukoze neza utera ibyishimo. Ese niki uraga abana bawe? Ese no gukora? Ese n'ubunebwe? Ese aba bana iyo bataza kubeshywa ko muri uriya murima harimo zahabu, ese bari gukora? Ese bari gushishikara bagahinga uriya murima neza, dore ko babyariye umusaruro ukomeye batari bazi, bibwira ko bazakuramo zahabu? Ahubwo ubukungu se yavugaga no gukora cyane, kubyaza umusaruro icyo ufite cyose, kuko gishobora kukugeza ku bukungu budasanzwe. Reka ngushimire, njye wakugejejeho iyi nkuru nitwa Ntagara Delphine, mwifurije guhaha ukaronka.